Amen, amen. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Muranyumva neza? Amen. Yesu ashimwe, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane na buri umwe wese, n'umunezero mwinshi kongera guhura aya masaha, uyu mugoroba, iri joro cyangwa se aya manywa, nkuko nkunze kubivuga bituruka n'igihugu urimo. Imana ihe umugisha mushiki wacu ku isengesho asengeye iri jambo. Imana yabyumvise, ahasigaye no gutangira igikorwa nyirizina cyatumye duhura kuri uyu munsi. Amen. Nkuko mwabibonye mu matangazo, titre iravuga ngo, ni titre nziza ivuga iti umuntu wese yahamagariwe kuba umusaruzi. Hari uburyo butatu turi buganireho bwo gusaruranwa, uburyo butatu bwo gusarura cyangwa se bwo kujyana ubutumwa Imana yaduhaye kubugeza hirya no hino hashoboka. Noneho umuntu wese yahamagariwe kuba umusaruzi, ibi nta gushidikanya na gato, ni itegeko twahawe n'Umwami Yesu. Noneho ngiye kubisobanuraho mu magambo asobanutse. Ndahamya ndashidikanya ko wowe uri hano nawe uzakurikira ubu butumwa nyuma, hari aho buzakuvana, hari aho buzakugeza, hari icyo buzagusobanurira kugira ngo ubashe gusobanukirwa ko hari uruhare rwawe Umwami Yesu ategereje, nudakora nta wundi uzakora. Kandi ibi ngibi turimo kuvuga ndetse n'ibyo ijambo ry'Imana ryatwigishije, kuko nirwo rufatiro tugenderaho. Ibyo tuvuga ubu ntitubivana mu marangamutima yacu, ntitubivana mu bitekerezo byacu, ntitubivana mu bitabo byacu twanditse. No, turabivana mu ijambo Umwami Imana yaduhaye kugira ngo turigendereho kuva turi ku isi kugeza tuvuye ku isi. Ritakaza agaciro mu buzima bw'umuntu iyo umwuka umushizemo. Rizatakaza agaciro umunsi itorero impanda izavuga, itorero rikava ku isi. Ariko mu gihe cyose turi hano, ijambo ry'Imana rizaba rifite agaciro mu buzima bwacu. Niyo mpamvu tugomba gukora ibishoboka byose, tugasenga Imana ikadushoboza dukora ibyo Kristo yaduhamagariye. Tumenye ko hari umunsi tuzaba duhagaze imbere y'Imana, itubaze ibyo yaduhaye twabikoresheje iki, agakiza yaduhaye twagakoresheje iki. Ijambo itaranto nkunda kurikoresha cyane. Itaranto imwe Yesu yaguhaye, ebyiri Yesu yaguhaye, eshanu Yesu yaguhaye. Ujye wicara utekereza, wibuke ko hari umunsi uwo Mwami waziguhaye azaza kukubaza raporo. Hari igihe ushobora kuvuga ati ngese yayimperehe ko nta nzozi ndabona, nta buhanuzi barampanurira bwo kuvuga ngo no, uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa, ufite itaranto, ntacyo barampanurira, ntacyo barambwira. Ukabyibaza ukavuga uti none se azaza kumbaza ibyo atampaye? Umunsi yaguhaye agakiza, yaguhaye byose. Umunsi yaguhaye ijambo ry'Imana, yaguhaye byose. Ikibabaje nuko turaritunze ariko ntiturisoma. Iyo tuza kurisoma twari gusobanukirwa neza cyane ko iki Imana yaduhaye ntago yakiduhaye kugira ngo kitwungure twebwe gusa, ahubwo yakiduhaye kugira ngo kitwungure ndetse cyungure n'abandi yateganyije ko baba bigishwa bitunyuzemo. Amen. Ni iby'agaciro gakomeye. Igihe cyose turi muri uru rugendo rwa gikristo, wowe duteranye hano, wowe uzumva ubu butumwa nyuma, ujye wicara buri munsi utekereza uvuga uti se ibi bintu ninjiyemo nzabisoza gute? Ibi bintu ninjiyemo ese ni imikino cyangwa ni ukuri? Nta mikino urimo, uri mu bintu by'ukuri. Ni ikintu kigusaba gusa guhaguruka no gukora icyo Umwami Yesu yaguhamagariye. Nta muntu n'umwe kuri iyi si wakiriye Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwe atahaye itaranto. Ikitwica ni ukudasoma. Ibyo mbisubiyemo. Niba pasiteri wawe atarakwigishije, warasomye Matayo 28, niba utarayisomye ukaba uyitunze, uzabibazwa. Ariko haracyari kare, uracyari kuri iyi si, igihe gito usigaje, igihe kinini usigaje, nta uzi isaha n'igihe
profita ukore uko bishobotse. Inyigisho z'uyu mugoroba nta muntu n'umwe uri buve hano yisobanura ngo sinshoboye. Nta muntu n'umwe uzumva iyi nyigisho yisobanure ngo sinshoboye, ntago ngewe itarantu ufite nshobora kuyibyaza umusaruro. No, buri umwe wese arava hano asobanukiwe ko birashoboka ko akora icyo umwami yamuhamagare. Ni nawo murimo ukomeye usumba indi mirimo yose twahawe, ni ukuzana intama zazimiye, ni ukuvuga ubutumwa bw'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndabaha uburyo butandukanye, hanyuma wowe uzasenga Imana nawe iguhishurira ibindi, cyangwa se muri ibi ngibi turi buvuge uhitemo kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu uzakoresha, ariko ntuzave kuri iyi si y'Imana nta muntu uzanye muri Yesu, nta bantu uzanye muri Yesu, nta bantu ubwirije ubutumwa bw'ubwami. Haleluya. Bavandimwe, iyo titre mubona aho ngaho ngo nuko iyo titre mubona ivuga ngo umuntu wese yahamagariwe kuba umusaruzi, uburyo butatu bwo gusarura. Bavandimwe, hari uburyo butatu bwo gusarura, uburyo butatu dushobora kunyuramo kugira ngo dusarure, kugira ngo tuvuge ubutumwa, kugira ngo tujye mu murima wa data. Abasaruzi ni bake, ibisarurwa ni byinshi cyane. Nitwinginge nyiri ibisarurwa kugira ngo abashe kohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Ahangaha uburyo bwa mbere tugiye kuganiraho ni nabwo buryo bukomeye cyane ndetse bureba twese. Hari uburyo butatu. Uburyo bwa mbere ni kujya gusarura nk'umuntu ku giti cye. Ubu ni uburyo bwa mbere dushobora gukoresha. Ufite ikaramu yandike, ufite ikaye hafi yandike, ufite ka agenda ke niyandike. Point ya mbere, kujya gusarura nk'umuntu ku giti cye. Ahangaha urugero nabaha, turi hano nka les 12 ouvriers, turi benshi, ndabona ku murongo hari abantu benshi. Ubu ni itsinda, ni group, ni umuryango, famille. Aha si ndimo kubwira group, aha ndimo kubwira aba bavandimwe umwe ku wundi, guhera kuwa mbere kugeza kuwa nyuma kuri iyi liste ndimo kubona uko tungana twese gutya. Ndimo kubwira umuntu ku giti cye uzakurikira ubutumwa nyuma ku giti cye. Simvuga ibya group, simvuga iby'insengero, simvuga ibya babiri, ndavuga iby'umuntu ku giti cye. Igitondo kimwe uhuye na Yesu, uramwemeye, umwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, urabatijwe, ubaye icyaremwe gishya, ushoje gukiranuka. Igikurikiraho ugomba kuba forme kugira ngo usoze icyo Imana yaguhaye. Iyo utagize amahirwe yo kuba forme, ujye usoma ijambo ry'Imana neza cyane, ubaye umusomyi mwiza wa Bibiliya, ubaye umuntu ukurikiza amahame arimo, byanze bikunze urasobanukirwa kandi ugahishurirwa byinshi bizungura benshi cyane. Urumva? Noneho bavandimwe, n'ikibyemeza nuko urugero nk'izi nyigisho ntanga hano, ntaho mba nazisomye, ntaho mba nazikopeye, nta naho nazumvise bazigisha. Nca bugufi imbere y'umwami, ngasaba umwuka wera akampishurira, nkandika. Ntaho nazumvise, ntawazimbwiye, ntawankopeje, reka da. Umwuka wera niwe umpishurira efazi ku yindi nk'uko mbibagezaho. Ni nayo mpamvu ari ikimenyetso gifatika ko nawe ubikoze gutyo ntiwabura icyo ujya gutanga hanze. Bene data, umuntu ku giti cye, iki ni ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi wowe ugomba guhaguruka, utangire uvuga uti ngewe Imana yampamagaye ndi ngenyine, impagakiza ndi ngenyine, ni nayo mpamvu ngomba kuyikorera ndi ngenyine. Ubwo ni bwo buryo bwa mbere. Ubu buryo bwa mbere nubwo usengera ahantu, haba mu itsinda ry'ivugabutumwa, haba mu rusengero,
ejo n'ejo bundi habaye ibibazo byatuma mutandukana n'abo bantu, haba ku neza haba ku nabi, kubera ko wubakiye ku rufatiro rukomeye rwo kwireba wowe, rwo kwimenya wowe, rwo guharanira gukorera Imana ku giti cyawe. Ibyo nubwo byasenyuka mu buryo bwiza cyangwa ububi, ntabwo bizakwafekta, ntacyo bizagutwara. Uzakomezanya umuhamagaro wawe, uzakomezanya icyo Yesu yaguhaye, kandi uzakijyana kugera ku mpera y'isi. Ariko iyo wubakiye ku matsinda, ukubakira mu rusengero, urugero hano muri Les 12 Ouvriers uraza ugafashwa, mu rusengero usengeramo uragenda ugafashwa. Ufashwa ari ukuri kumwe n'abandi, ukorera Imana ari ukuri kumwe n'abandi, ujya mu ivugabutumwa ari ukuri kumwe n'abandi. Ejo n'ejo bundi urwo rufatiro wari wubakiwe kuko ari urw'abandi, iyo rugize ikibazo nawe urataha ukiyicarira mu rugo, ahubwo ugatangira no kuganya, ugatangira gutuka, ugatangira gusebanya. Ati bariya abantu to, biriya bintu nagiyemo, Mana we, iyo nza kubimenya kera sinari gupfusha umwanya wanjye ubusa, ngo ubu najyaga he koko? Ariko Mana we, kuki wemeye ko njya muri ibi bintu koko? Iyo bimeze gutyo nuko abantu bamera. Kubera iki? Bubakiye ku rufatiro rwa benshi, bubakiye ku rufatiro rw'ikivunge. Iyo bisenyutse wowe unanirwa gukomeza agakiza. Muri iki gihe cya COVID, statistics zigaragaza ko abantu benshi baraguye. Kubera iki? Insengero bari bizeye, igitondo kimwe barazifunze. Abashumba bari bizeye, igitondo kimwe ntibyari bigishobotse ko babonana. Uko babonanaga ku wa kabiri, ku wa kane, ku cyumweru, ntibyari bigishobotse. Noneho benshi baragwa. Bamaze kugwa byari bigoranye cyane. Abamwe basubira mu nzoga, abandi basubira mu byaha bitandukanye, abandi basubira mu kudasenga no kudasoma ijambo. Kubera iki? Bari bubakiye ku rufatiro rw'abandi. Kujya gusarura nk'umuntu ku giti cyawe cyangwa gukorera Imana ku giti cyawe ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Ugomba gusenga Imana ubwira uti, Imana ndashaka guhagarara njyewe njyenyine, nubwo haza umuyaga, nubwo haza iki, nubwo haza amakuba, nubwo haza impamvu igihumbi zatuma zisenya umurimo ndimo, zizasange nubatse ku rufatiro rukomeye, ari njyewe na Kristo nizeye. Ibi ni iby'agaciro gakomeye cyane. Noneho bavandimwe, tugiye kureba ingero z'abantu bakoze ku giti cyabo kandi bagatanga umusaruro, kugira ngo bidukomeze. Amen. Bidukomeze tumenye ko Yesu aduhamagarira uyu murimo. Mbere na mbere arashaka ko umuntu ahagarara ku giti cye, yimenye, yihingemo ubushobozi bwose bushoboka, kugira ngo ejo n'ejo bundi azajyana ubutumwa bwiza hirya no hino. Reka dusome mu Byakozwe n'Intumwa ibice 8 guhera ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 8. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, nuko abatatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. 5. Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya ababwiriza ibya Kristo. Abaho benshi baraterana, bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye, bamwitayeho. Bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga. Aho ni Filipo wenyine. Muzi ko ibi byabaye habaze kuba karengane. Stefano amaze gupfa, bamaze kumutera amabuye, ngo intumwa zaratatanye, abigishwa baratatanye. Uretse intumwa zasigaye i Yerusalemu, ariko abigishwa bose baratatanye, kuko hari itotezwa rikomeye ririmo kubahiga. Umwe muri bo ni Filipo, yahise agana Samariya. Aho Samariya ahakoreshwa n'Imana mu buryo bukomeye. Kandi uyu Filipo nk'uko mubizi yari umudiyakoni, nta nubwo yari afite titre yindi ngo ni pasiteri, ni apotre, ninde rekada, ni bishop shwida. Yari umukristo usanzwe. Igitondo kimwe agirirwa ubuntu, atoranwa muri ba bandi 7 bagombaga gufasha aba apotre, intumwa gukora umurimo neza. Aba bakita ku byo kugabura
no kwita ku mibereho myiza y'abaturage. Ababishop, niba ari ababishop, abapotere bagakomeza gahunda zabo zo kubwiriza ubutumwa bwiza. Uyu Filipo ni umwe muri abo ngabo. Nta n'umuntu warotaga ko Filipo Imana ishobora kumukoresha bene ako kageni. Itotezwa ribaye kubera ibyo yamize muri we, kubera Imana yahuye nayo, kubera ijambo ry'Imana ryari ryuzuye muri we, Filipo yahise aguruka, aragenda, ariruka ajya i Samariya, ababwiriza Imana, akoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso, bose baramwumvira. Kuri 7 baravuga ngo kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo, basakuza cyane, n'abari baremaye n'abacumbagira benshi barakizwa. Ku murongo wa 8 ndahakunda cyane, ngo haba umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Uwo ni umuntu umwe, impact y'umuntu umwe, ntabwo ari babiri, umwe gusa yisobanukiwe, agirana ubusabane budasanzwe n'Imana, ahiga umuhigo ati ngiye gukorera Imana mu buryo budasanzwe. Filipo Imana iramukoresha ibitangaza n'ibimenyetso. Uyu Filipo ashobora kutwigisha inyigisho ikomeye cyane yo kuvuga ati ntago bisaba amatitre, ntago bisaba amateoloji, bya bindi batubeshya hano hanze ngo tujye kwiga amateoloji kugira ngo dukorere Imana. Izo ni inyigisho z'abadayimoni, izo ni inyigisho z'ikuzimu. Teoloji mubyumve neza, ntago ari bibi kuyiga, ariko siyo yubaka ubwami bw'Imana. Teoloji ikindi kintu ni tekinike Satani yashyize wanyuze muri aya madini. Niba mutabizi, teoloji, amashuri ya teoloji ya mbere yatangizwe n'abajesuite, abapadiri b'abajesuite, kandi murabizi gahunda y'abajesuite mu mihango itandukanye, muri izi gahunda zo kubika isi no kuyijyana mu maboko ya Satani, bashatse kugira ngo bafate bayobesha abantu, babavane kwizera Imana, bahanga amaso ngo ubumenyi bw'isi. Umwuka wera niwe utwigisha, umwuka wera niwe udusobanurira, umwuka wera niwe utuzamura, umwuka wera niwe utuyobora. Izo za teoloji ubonye ukuziga nta kibazo kirimo, gusa nabwo ni ukurobanura ko hari teoloji zipfuye, ni nazo nyinshi cyane. Nkeya nizo nzima. Uzazimenya gute? Umwuka wera azabigufashemo niwumva ukeneye kwiga teoloji. Ariko teoloji nyateoloji ni umwuka wera muri wowe, usoma ijambo ry'Imana, uri mu mwuka, uri mu kuri no mu mwuka. Imana izakwigisha byinshi kuruta teoloji. Iyo experience ya teoloji uyigiyemo, uzungura ubundi bwenge ugize Imana, ukabona teoloji nziza, Imana izabikoreramo, nabyo nta kibazo kirimo. Amen. Noneho bavandimwe, uyu mugabo numwe nta teoloji ntaki, ariko ageze aha hantu ibitangaza yakoreye, ijambo ry'Imana yavugiye ngo haba umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Uwampa ukaba isoko y'umunezero mu mudugudu utuyemo, uwampa nkaba isoko mu mudugudu y'umunezero mu mudugudu ntuyemo. Aho dukora, aho twiga, aho tunyura hose, tukaba isoko y'umunezero muri iyo midugudu, muri ayo mashuri, muri ako kazi, mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Abakolosayo ba mbere 3:8, Colossiens 1:3-8. Mujye musoma, buri umwe yasasome mu rurimi yasobanukiwemo mu buryo bworoheje. Abakolosayi 1:3-8, ijambo ry'Imana ravuga ngo dushima Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo uko tubasabiye iteka ryose, kuko twumvise ibyo kwizera kwanyu, mwizeye Kristo Yesu n'urukundo mukunda abera. Kuri 5, kubw'ibyiringiro by'ibyo mwabikiwe mu ijuru, ibyo mwumvise kera mu ijambo ry'ukuri ku butumwa bwiza. 6, bwabagezeho namwe, ubutumwa bwiza bwabagezeho namwe nk'uko bwageze no mu isi yose, bukera imbuto bugakura, nk'uko no muri mwe bwazeze cyangwa bwareze uhereye wa munsi mwumviye mukamenya ubuntu bw'Imana by'ukuri. Kuri 7 sasa, aho nashakaga cyane, nk'uko mwigishijwe na Epafura. Uyu nguyu Epafura ni umuntu
utazwi muri Bibiliya. Epafura avugwa inshuro 3 muri Bibiliya, inshuro 3 gusa. Epafura ni umuntu umva aha nta na titre bavuze, yewe sinzi. Epafura nta nubwo ari muri babandi 7 b'abadiakoni. Uyu nawe ni umwana w'Imana nkawe nanjye, gusa yagiriwe ubuntu bwo gusobanukirwa Imana, bwo gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Ariko uyu Epafura Paulo arimo kumutangira ubuhamya kubera umurimo w'Imana yakoze. Nk'uko mwigishijwe na Epafura arimo kwandikira Abakolosayi, mwigishijwe na Epafura, umugaragu mugenzi wacu dukunda, ni umugaragu wa Yesu, akaba n'umugenzi wa Paulo bakunda, wababereye umukozi ukiranuka wa Kristo wo kugaburira ibye, kandi watubwiye iby'urukundo rwanyu muheshwa n'Umwuka Wera. Mwumve akamaro k'umuntu umwe wisobanukirwe akaza guhindura amateka y'umwana w'umuntu. Epafura uyu nguyu ni ukuri pe, nta mateka amugaragaza ko yakoze ibintu by'ubutwari n'ibiki, ariko yarabikoze. Niba Paulo yarabashije kumutangira ubuhamya, nuko yabikoze. Kandi uyu mugabo ni ukuri, Imana imumugisha. Ba Epafura turi benshi hano, ntawe ukuzi, yewe no mu rusengero usengeramo pasiteri ashobora kuba atazi izina ryawe, ariko uri Epafura, muri wowe hari ikintu Imana yashyizemo gikomeye cyane, ku buryo kizatanga ubuhamya hirya no hino ku isi gihesha Imana icyubahiro. Amen. Ngo umukozi ukiranuka mu bloka aka kantu, icyambere yari umukozi ukiranuka wa Kristo mu kugabura iby'Imana, kandi yabwirizaga iby'urukundo. Ni ikintu gikomeye cyane tugomba guharanira abavandimwe. Ntihagire umuntu uva hano uyu munsi yisuzugura. Nugera imbere y'Imana ugatangira kwireguza ngo Mana urabona, Imana izahagurutsa Epafura imukwereke. Uzasanga ari n'umupeti wenda utize n'ishuri na rimwe, wo muri Isirayeli iyo ngiyo, utize ishuri na rimwe, ariko yarakijijwe, yemera kuba umwigishwa, yemera no gufata itaranto Kristo yamuhaye ngo ayijyane hirya no hino. Niba uvuga ngo ba Paulo nibo bakoze, ba Yohana na ba Petero nibo bakoze, ba Mariko na ba Luka na ba Matayo, reka da, hari ba Epafura, ba Peti, aba Peti badafite inkomoko, from nowhere, uko bajya bavuga, nta muryango ukomeye, nta muryango w'aba bishop cyangwa iki. Ni umwana w'Imana wakijijwe by'ukuri gusa, arangije aremera kujya ku murimo w'Imana. Ahandi Epafura avugwa ni mu Bakolosayi ibice 4 umurongo wa 12. Haravuga ngo Epafura mwene wanyu arabatashya, ngo nawe ni imbata ya Kristo Yesu, ibarwanirira iteka ikabasabira. Ni ukuvuga ko Epafura hejuru y'ibyo ngibyo yari n'umusenzi. Mu byo yakoraga byose yibukaga bene se, akabasengera. Mana bahagakiza, Mana bahagurutse, Mana bohe bajyane mu bisarurwa bireze, bajyane nk'uko wanjyanye. Epafura asaba kugira ngo muhagarare mushikamye kandi mutunganye rwose, mumenye neza mudashidikanya iby'Imana ishaka byose. Ahangaha Paulo yari arimo kubandikira ababwira ati mwene wanyu Epafura arabatashya, imbata ya Kristo. Haleluya. Wampa ukabimbata. Ubushize narababwiye ko nari ndimo kwibaza nti Mana, kuki abantu batarimo guhishurirwa ko icyo bashyizemo bagomba kukijyana? Kubera iki batarimo kubyumva? Kubera iki abantu barimo kugundira agakiza wabahaye? Ijwi ryarambwiye riti gusuzuma, umuntu wese yisuzume. Umuntu utaragira ishyaka ryo gufata ibyo yamenye, ibyiza bya Yesu yamenye, ubutabazi bwiza bwa Kristo ku buzima bwe, umuntu wafashe agakiza ka Yesu akakagundira, akakibikira, mu gihe Yesu we atagundiriye ijuru n'icyubahiro yari afite, aza gupfa urupfu rubi ndetse rwo ku musaraba kubera wowe nanjye. Bene uwo muntu ukigundira ku gakiza muri we ntago arakizwa, nta n'urukundo afite rw'Imana. No, akunda Imana kuko ariho, kuko akora, kuko yiga, kuko ni muzima, nta ndwara afite, araho n'ibyo nyine, araterana,
yewe ashobora kuba aririmba muri korale, akoropa mu rusengero, ahanagura intebe, akora imirimo isanzwe, atanga ibya 10 n'amaturo, abikora. Ariko muri we nta kintu cy'umutima wo kumva ati se Mana ko njyewe meze gutya, narahishura ibanga ryawe, ni iki nakora kugira ngo n'undi utarabihishurirwa agende? Hari ikintu, hari urukundo runaka ubu kibura muri wowe, hari agakiza runaka kaba kakibura muri wowe. Ntago tugomba kwibeshya ngo turicaye turakiranuka, tuguwe neza muri Kristo, ariko ntufate ubutunzi ufite ngo ubujyanire ubabane. Naranababwiye ko abantu bagundira ubutunzi n'ab'isi. Ni ukora akabona 100,000 akifuza 200, yabona 200 akifuza miliyoni, yabona miliyoni akifuza miliyoni 10, yabona miliyoni 10 akifuza miliyoni 30, yazibona akifuza miliyoni 100. Abona ab'isi. No muri iyo miliyoni 100 ntashobora kuvuga ngo afate na miliyoni 1 ayihundukeni, ntibibaho. Kubera iki? Kubera ko ab'isi niko bameze. Ariko wowe nanjye ntago turi ab'isi. Icyo Kristo yaduhaye cyaba ari mu mwuka, cyaba mu buryo bufatika, ntago ari ibyacu, ni ibya Yesu. Haleluya. Tugende dushaka intama zazimiye, tugende tubabwire ibya Yesu. Ndaza kubabwira n'impamvu ki bamwe na bamwe badashobora gutinyuka kubivuga. Hari impamvu zitandukanye. Noneho uyu mwene data Paulo aratanga ubuhamya, akavuga uburyo ki ari umuntu, ari umusirikare wa Kristo, ari imbata ya Yesu. Wamwe uri umugoroba cyangwa iri joro cyangwa ya manywa ukaba imbata ya Yesu, nkaba imbata ya Yesu. Kuba imbata ukora icyo sobuja cyose agutegeka. Imbata ntiyigenga, igengwa na sebuja. Mana, dufata uyu mugoroba, dufata iri joro, dufata ya manywa, utugira imbata, tuba imbata zawe. Ngendemeye kuba imbata yawe. Unjyana aho ushaka, unkoresha aho ushaka, unjyane ukoresha icyo ushaka, igihe ushakiye, yaba ku manywa unjyane, yaba nijoro unjyane, yaba mu mvura untware mwami. Ndi imbata, ndemeye ko ndi imbata yawe. Ndi imbata yawe, ndabyemeye, ungira imbata. Iri joro ungira imbata, imvura nigwa unjyane, amahindu nakubita untware, mu bikomeye unjyane, mu byoroheje unjyane, kuko nzi ko mfite umukoresha mwiza. Na mwene data ndamusengeye, nawe abimbata ya Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Twese uko turi hano n'abazumva tubimbata za Yesu Kristo. Filemoni igice cya mbere 23. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Epafura, uwo tuwohanwe muri Kristo Yesu, aragutashya. Paulo yandikiye Filemoni, asoje aramubwira ati mwene data, hari umuntu bita Epafura, nguwo turabohanywe muri Kristo. No kuvuga turi imbata za Kristo. No kuvuga ko ku maguru yacu hari imigozi, ku maboko hari imigozi. Ntago tujyaho Yesu atatujyanye, ntago dukora icyo Yesu atadutegetse gukora, ntituvuga icyo Yesu atatubwiye kuvuga. Twebwe dukurikiza gusa databuja, ngo aragutashya. Imbata ya Yesu, tubohanye muri Kristo. Aho niho Epafura yavuzwe inshuro 3 muri Bibiliya. Iyo mirongo mbahaye, nta handi uzumva Epafura. Ariko muri ibyo byose yakoze ibitangaza, no kugira ngo gusa intumwa nka Paulo yibuke Epafura, amuvuge, amushime, ahamye ko ari imbohe ya Kristo, ko ari imbata ya Kristo. Yakoze bikomeye. Ba Epafura mwe, tubyuko uyu munsi duhaguruke n'ukuri, kuko nababwiye ni tutagira icyo dukora ku munsi w'amateka, uwo munsi w'urubanza rwa nyuma, Epafura azadutsinda hariya mu buryo bukomeye. Yesu azaduhishurira amateka ya Epafura Bibiliya itavuze, atubwira aho yavukiye, aho yanyuze, aho yakuriye. Uzasanga waramurushije inshuro 10, ariko we kubera kumvira Imana, kubera kuyoborwa n'umwuka w'Imana, yakoze ibintu bikomeye mu gihe cye. Nawe muvandimwe, Imana igukoreshe ibintu bikomeye mu gihe cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ese ikibazo twakwibaza, ese wabwiriza ute uri wenyine? Aha niho haryoshye handi. Yego, maze kwemera nti Mana ngiye guhaguruka, icyo wampaye kuva uyu munsi ndasinye.
icyumweru ntikizajya kirenga ntafashe ibyo wampaye ngo mbigaburire undi, ibiryo biryoshye wampaye by'umwuka ngo mbihe undi. None nzabigenza gute? Ese wabwiriza ute uri wenyine? Mbere na mbere, icya mbere, ukoresheje ijambo ry'Imana. Gukoresha ijambo ry'Imana ni nk'uko ushobora guhura na mwene so, cyangwa ukinjira ku ishuri runaka cyangwa mu kazi runaka, wagerayo ugahura n'umuvandimwe wawe, n'umuntu udakijijwe, inshuti, ukamubwira uti sasa muvandimwe, se dushobora kuganiraho gato? Ukamubwira uti, akakubwira ati yego. Ati okay, reka mfungure ijambo ry'Imana. Ugahera muri Yohana wa mbere, ugatanga ubuhamya bwa Kristo. Mbere na mbere jambo yari Imana, yahoranye n'Imana, nta cyaremwe nta kimwe kitaremwe n'Imana. Aho ngaho ukamusobanurira, ukamubwira uburyo ki abemeye Yesu bose bakamwemera ari abana b'Imana. Ukamanuka ukamusobanurira, ukamubwira, ukageza uburyo ki Yesu yakunze abari mu isi cyane, Imana yakunze abari mu isi cyane, itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose batarimbuka ariko bahabwe ubugingo buhoraho. Yohana 3:16. Ukamusobanurira aho urimo gukoresha ijambo ry'Imana, nkuko Abakolosayi 3:16, Ezekiel 12:24 hatubwira. Abakolosayi 3:16, Ezekiel 12:24. Ntago iyi mirongo ndi uyisome kuko ngiye kuyisoma biradusaba amasaha abiri, kuko hari imirongo myinshi mfite hano kandi ntago turi buyisome. Nubona umwanya uze kuyisoma ku giti cyawe. Ahangaha ushobora gukoresha ijambo ry'Imana, ukazana umuntu kuri Yesu, ukamubwira. Ariko ubu buryo bwa mbere bwo gukoresha ijambo ry'Imana ntago bigira benshi. Kubera iki? Kubera ko benshi badasoma ijambo ry'Imana. Ubu buryo bugira cyane cyane abasomyi ba Bibiliya. Umuntu wagize akamenyero ko kubyuka mbere yo kujya muri WhatsApp na Facebook na YouTube, akabanza akajya mu ijambo. Nubwo yasoma chapitre imwe, nubwo yasoma imirongo 10, akamenya kujya ku kazi, akamenya kujya ku ishuri, akamenya kujya mu bindi bikorwa bitandukanye. Abene abangaba ijambo ry'Imana bararikoresha vuba na bwangu kandi rigafasha gusobanurira umuntu. Iyi ni inzira ya mbere ushobora gukoresha, uretse ko inzira zose tuvuga hano ziba zubakiye ku ijambo ry'Imana. Ariko aha ni strategy iyo ugeze imbere y'abantu cyangwa imbere y'umuntu umwe ugomba kubwiriza, ugomba kuyoborwa n'umwuka. Ni imwe muri aya strategy ukuntu ushobora kubikoresha. Noneho wamara kumubwira ijambo ry'Imana, yemeye gukizwa, Imana ishimwe. Atemeye gukizwa, uramusengera. Atemeye kumusengera, kuko hari abantu ashobora kukumva wamubwira uti ngiye kugusengera, ati bireke uzansengera ikindi gihe. Uramureka, nta mbaraga ushyiraho. Uragenda ukamusengera iruhande, ukamwereka Imana, ukamukaranga mu buryo bw'umwuka, kuko Yesu yaduhaye ubushobozi n'ubutwari bwo gufata umutima w'umuntu tukawugomorera Kristo. Ubundi Yesu akawucura, akawuvugutura, akawuhindura icyo ashatse. Guhindura nuko umwuka w'Imana, twebwe icyacu ni ukuvuga, naho gutanga agakiza ni Kristo gatanga binyuze mu mwuka wera. Ubu ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, ushobora gukoresha ubuhamya bwawe. Haleluya! Iki kintu ni ikintu cyiza cyane. Ubuhamya bwawe, urugero nkanjye Kamanzi, nshobora kubabwira ubuhamya bwanjye mbere yuko nkizwa, n'uburyo kinaje gukizwa. Nigeze kubivugaho. Nshobora guhura n'umuntu tukaganira, ndangije nkamubwira, Mister, bite se amakuru? Bien. Ewana, njye Imana yangiriye ubuntu kabisa. Ati yambo, ni ukuri. Aturibuka ariko turi muri za gahunda zipfuye, bwa buzima bw'umwijima bwa desordre. Nubwo mwamutaziranye, ati we ntubizi, ariko njye nabaye mu buzima bubi bw'ibyaha bitandukanye. Urazi se aho Yesu yankuye? Ati akagutega amatwi, nkamuha ubuhamya, uburyo kinari umusore, uburyo kinashatse gukizwa biranga, uburyo kinazereye iburyo n'ibumoso, ibyaha nakoze. Igitondo kimwe nza guhura n'inshuti yanjye, afite Bibiliya mu ntoki, muzi ko ari umunyabyaha cyane kundusha. Ndangije mubonye ndavuga ni warakijijwe hehe?
Imana ishimwe, amu buhamya bwe. Igitondo kimwe antumiraho asengera, uwo munsi ngeze mu rusengero hari ubutumwa bukomeye. Bahamagaye abakizwa, mba ngiye imbere n'amarira menshi. Guhera uwo munsi kugeza uyu munsi Yesu yarambohoye kuri ibi, yambohoye kuri ibi, yambohoye kuri ibi. None ubu ngubu nanjye ngeze mu rwego rwo kumwamamaza. Bene ubu butumwa bugira imbaraga zikomeye kenshi kuruta nuko wagera imbere y'umupagani. Buriya kugera imbere y'umupagani ugahita ufungura Bibiliya, hari igihe bibacanga, hari n'igihe ashobora kugukwepa ntabyumve neza. Bisaba amastrateji menshi n'umwuka w'Imana akakuyobora. Noneho ubuhamya bwawe, ibyo wanyuzemo, ukabitangiramo ubuhamya ufite gahunda kugira ngo ubashe kumuzana kuri Kristo, biroroha cyane, arabyumva cyane. Aba ari impressione kuri iyo nkuru ushaka kumubwira, akaryoherwa, agakururwa nayo. Hanyuma muri uko gukururwa nayo akamera nka ya mbeba batega umutego, bagashyiraho uturyo, imbeba ikagenda ihuha ishaka kurya twa turyi, kumva kakoco ngo pa, ikaba iramufashe tayari bikarangira. Noneho nawe ashobora gukurikira gutyo yumvirize ubuhamya bwawe, ukamubwira, akaza gusanga yisanze muri kakoco ya Yesu yamufashe arimo kwatura yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Amen. Timoteyo wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo Timoteyo wa 2, 2 Timoteyo 1 umurongo wa 8 ushobora kuhasoma. Uze gusoma n'ibyakozwe n'intumwa ibice 26 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 29. Ibyakozwe n'intumwa 26 umurongo wa 1 kugeza kuri 29. Hano hari ubuhamya bwa Paulo yiregura imbere ya Agripa. Hano hararyoha cyane. Wumva ubuhamya Paulo igitondo kimwe agera imbere y'inteko y'abafarisayo, y'abaromani ikomeye cyane, bamurega ibintu bibi byinshi, bamuhimbira kandi ibinyoma by'ubwoko bwose. Noneho biba ngombwa ko bamushikiriza abayobozi b'icyo gihe, abakuru. Paulo yaje kuvuga ubutumwa hano binyuze mu buhamya bwe. Sindi busome byinshi, ariko reka mbaho urugero. Ibyakozwe ni mu bice 26 dusoma umurongo wa 4. Paulo aravuga, titire iravuga ngo Paulo yiregura imbere ya Agripa. Mwumva ubuhamya. Aravuga ati, ingeso zanjye uhereye mu buto bwanjye, ubwo nahoraga mu bw'ubwoko bwacu bw'i Yerusalemu, uhereye mbere na mbere, abayuda bose barabizi. Aba bashefu, aba autorite bakomeye b'icyo gihe batega amatwi, bati ambo uyu mutipe ubuhamya bwe abantu barabizi. Ati abayuda bose barabizi. Arakomeza ngo kandi baranzi uhereye mbere na mbere, ndetse bakwemera guhamya yuko nari umufarisayo wo mu gice cyarushaga ibindi byo mu idini yacu gukomeza imihango. None mpagaritswe gucirwa urubanza, kuko niringira kuzabona iby'Imana yasezeranyije basogokuruza. Ibyo byose Paulo akomeza gutanga ubuhamya. Uze gusoma ni igice kirekire, sindi busome. Ageze ku murongo wa 14 ngo twese ahangaha sasa atangira kubasobanurira uburyo ki yahuye na Yesu. Aho ngaho yababwiye amateka ye mu muryango wabo w'abafarisayo n'ibiki ba Israeli, ariko ageza hasasa ababwiye uburyo ki yahuye n'umwami Yesu. Ati twese twikubita hasi, numva ijwi rimbwira mu Ruheburayo riti, Sawuli Sawuli urandenganyiriza iki? Biragukomereye gutera imigeri ku mihunda. Nanjye ndamusubiza, urinde mwami? Umwami aransubiza ati, ndi Yesu urenganya. Ibyo byose noneho abasobanurira uburyo ki yahuye n'umwami Yesu, bateze amatwi. Ku murongo wa 20 hari umurongo uvuga ngo, mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakore imirimo ikwiriye ibi abihanye. Ubwo ngubwo arimo kubabwira uburyo ki yabwiye ubutumwa wamaze guhura na Yesu, atangira kubwira abantu ubutumwa bwo kwihana no guhindukira bagakora imirimo myiza ikwiriye abihanye. Ku murongo wa 24 Agripa aha ni ntuza ngo
akiregura atyo Fesito avuga ijwi rirenga ati urasaze Pawulo, ubwenge bwawe bwinshi uragushajije. Pawulo aramusubiza ati sinsaze nyakubahwa Fesito, ahubwo ayo magambo nyavuganye ukuri no kwitonda. Ku murongo wa 28 hahaguruka umwami ya Agripa. Urumva hari nani Fesito hakaba na Agripa, abo ni abantu bakomeye b'icyo gihe cy'abaromani. Noneho ku murongo wa 28 ndahakunda cyane. Agripa asubiza ati ubuzeho hato ukanyemeza kuba umukristo. Uwo ni umuntu ukomeye arimo kuvuga imbere ya Pawulo. Amaze kumva ubuhamya bwa Pawulo aratwarwa. Amaze gutwarwa aravuga ati Pawulo we, habuzeho gato nanjye nkaba umukristo pe. Wenda mu mutima we ashobora kuba yararimo kwemera Yesu Kristo, wenda yaranamwakiriye ntawe ubizi, ariko agatinya abaromani n'abafarisayo n'abasadukayo b'icyo gihe. Avuze atyo Pawulo aratera hejuru aravuga ati ndasaba Imana kugira ngo haba hato haba hanini uretse wowe wenyine, ahubwo n'abanyumva uyu munsi bose bamere nkanjye keretse iyi minyururu. Aha Pawulo yari afunzwe iminyururu ku maguru n'amaboko arimo kuburana, ariko abasabira gukizwa. Niba bishoboka nimukizwe, mumere nkanjye, tube imbohe ya Kristo. Uretse iyi minyururu ntimufungwe mu buryo bw'umubiri gutya, ariko muri Kristo mukizwe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ubuhamya ni ikintu gikomeye cyane. Twese uko turi hano bene data, buri umwe wese afite ubuhamya bwe 100%. Nta muntu n'umwe uri muri twe adafite icyo Yesu yamukoreye, keretse niba waravuye mu ijuru ukaza kwisi ugahita usubirayo. Ariko twese turi hano, buri umwe afite ubuhamya. Ni ukuri buri umwe wese afite ubuhamya. Ngewe nanditse ubuhamya bwanjye, cyangwa nicaye ngo mbubabwire A to Z, bwakwira bugacya nkivuga. Nawe nuko. Kandi ahantu henshi nanyuze, iyo mbutanze abantu barafashwa. Umva umuntu aguteze amatwi akumva araryohewe, akeneye kumenya uburyo ki wavuye mu buzima busanzwe ujya mu gisirikare, urarwana, Imana irakurinda, uvamo, urarokoka, uba umunyabyaha piriri, uva mu byaha. Yesu igitondo kimwe murahura, igitondo kimwe arakubakira, igitondo kimwe aguhindura kuba umukozi wayo, igitondo kimwe akuvana mu gihugu kimwe akujyana mu kindi, akuvana mu kimwe akujyana mu kindi, igitondo kimwe aguhuza na kanaka, byose kugira ngo icyubahiro cyayo kigaragare. Ibyo byose iyo umuntu arimo kubivuga, uretse nawe nanjye nkunda kumva umuntu arimo gutanga ubutumwa binyuze mu buhamya bw'ukuri bwiwe. Iyo nzira izana umuntu kuri Yesu vuba na bwangu. Ujye utegura ubuhamya bwawe, ujye usenga Imana ikwibutse na kakandi gatoya ka kera kabayeho utakibuka, ukibuke, ugakusanye, uzajya ugakoresha mu ivugabutumwa. Ntuzajya ugera imbere y'umupagani utangire Yesu ashimwe ngo niko ufite Bibiliya hafi aho, nta nugazi uko Bibiliya imeze, ngo ufite Bibiliya hafi aho, ngo uzi ko Yesu akunda abantu bafite Bibiliya, ubwo urimo kubwira umupagani rupipiri ati reka nzani yanjye. Matayo uramuzi? Matayo ni ubwa mbere amwumvise ariko mwicaranye mukaganira mu bisanzwe, ukamujyana mu buhamya bwawe, ukazana verse biblique na Bibiliya nyuma, abyumva kabiri. Gukizwa ko biroroha mu buryo bworoshye cyane. Amen. Imana idufashe dukoresha ubuhamya bwacu. Icya gatatu, ukoresha udupapuro turiho ubutumwa bwiza. Udupapuro turiho ubutumwa bwiza uze gusoma muri Tito igice cya mbere umurongo wa 4. Paulo yandikira Tito. Biraryoshye. Uze gusoma ibyakozwe n'intumwa ibice 15 guhera ku murongo wa 22 kugera kuri 32. Urwandiko itorero byandikiye abanyamahanga. Ushobora gukoresha urwo rupapuro abantu bagakizwa mu buryo bukomeye cyane. Nigeze kubabwira ko mushiki wacu Louise uri hano, ndakeka ari ku murongo yego, ndabona hari ku murongo. Amen. Mushiki wacu Louise ari ku murongo, yakijijwe kubera urupapuro umuntu yamuhaye
sinzi uko byagenze, urwo rupapuro ruriho ubutumwa bw'Imana rumuvana ibuzimu rumuzana ibuntu. Uyu munsi ni umukozi w'Imana. Bavandimwe, ni ikintu gikomeye. Reka nsome uyu murongo, wenda indi murayisomera, ariko uyu murongo, iyi mirongo nk'ingahe gusa nyisome kugira ngo wumve imbaraga ziba mu rwandiko. Ibyakozwe n'intumwa ibice 15. Tujye kuri 15 guhera ku murongo wa 23. Amen. 22 kugeza kuri 30. Sindi busome byose. 15 haranditse ngo urwandiko itorero ryandikiwe abanyamahanga. Urwandiko itorero bandikiye abanyamahanga. Amen. Ati 22, maze intumwa n'abakuru hamwe n'abitorero bose bashima gutoranya abagabo bo muri bo, ni Yuda witwaga Barisaba na Sila, abantu bakomeye muri bene data, ngo babatumane na Paulo na Barinaba muri Antiokia. 23 ngo bandika urwandiko bararubaha, rwanditseho ngo intumwa babasobanura ibyo banditseho n'ibiki byose. Voilà. Ku murongo wa 30 ngo bajyana urwandiko muri Antiokia. Uze kuhasoma ibyo banditseho kugira ngo bakomeze babumvishe ibijyanye n'agakiza binyuze mu rwandiko. Bafashe intumwa barabohereza, ariko kubera wenda sinzi impamvu, ariko ibi byose ni urugero rutwereka ko impapuro zikora ubutumwa mu buryo bukomeye. Ushobora gufata urwandiko ukandika, ugaimprima nyinshi. Ibyo twabikoze mu Bubiligi, mushiki wacu Justine abifitiye ubuhamya, Pacifique arabizi, nawe yatanze impapuro nyinshi cyane, n'abandi Mama Tasienne barabizi. Impapuro twanditseho ubutumwa nise une lettre d'amour pour la Belgique. Niko nayise une lettre d'amour pour la Belgique. Ntangira amateka y'isi tunyuze mu minsi ya corona n'ibiki byose naje kugera ku gakiza, ariko mbanje amateka asanzwe abagaragariza ko aho isi ivuye naho igeze naho irimo kugana. Biza gukonkliwa ko muri Yesu niho ari igisubizo cyose. Kuki nabikoze gutyo? Nuko nanze gutangira ubutumwa ni Yesu Kristo avuze, iyo umuzungu abonye ibintu nk'ibyo directement itajugunya muri pubele. Ariko namuhereye ku mateka kwanza. Na gapapuro kamwe gusa. Ako gapapuro kamwe, ewana, sinzi nzakabasomera rimwe mwumve mugasobanukirwe neza. Nawe ushobora kwandika bene utwo dupapuro ukagenda udutanga hirya no hino. Aho ngaho wihaye icyitwazo, urwitwazo uvuga ngo sinzi kuvuga, sinzi gutanga ubuhamya n'ibiki, no gutanga udupapuro ntago bizakubuza kudutanga. Nibuka ko udupapuro twa mbere 500 twakoze twagiye tudushyira muri boîte à lettres mu Bubiligi, ya maboîte bashyiramo inzandiko iba kuri buri rugo, dushyira muri kamwe. Uko biri kose barasomye. Ndahamya ndashidikanya ko mu ijuru tutazaburayo n'umwe azatanga ubuhamya ngo nge nakijijwe mu Bubiligi ari agapapuro nasanze kanditseho gutya na gutyo. Uwo munsi tuzahimbaza Imana. Nubwo atakizwa, ariko twe tuzaba dusoje mission yacu yo kuvuga. Tuzaba twaravuze, urwo rubanza ntago ruzatubarwaho. Amen. Iyo ni strategy yindi ushobora gukoresha. Strategy ikurikiraho. Amen. Ushobora gukoresha message ya telefone. Ugafata telefone yawe ukavuga uti, iki cyumweru hari abantu nzi badakijijwe, reka mboherereze utumessage tumeze gutyo. Ubwo ngubwo uracyari muri ya gahunda yo kuvuga uti, simbasha sindagira izo mbaraga zo kuganira n'umuntu. Ugafata telefone yawe ukandika message, ugafata email, niba ari email z'abantu mukorana ku kazi cyangwa mukori, ukamuhereza ka email ku butumwa bwiza. Gusa ugasenga Imana bubu butumwa busobanutse, bubu butumwa butari umuhutaze ku buryo akubita ijisho ahite akuraho amaso. Umwuka w'Imana akakuyobora uburyo cyo ushobora kubwandika, then ukamwoherereza kuri telefone, kuri email se, cyangwa se kuri Twitter simbizi, Facebook se. Voilà.
cyangwa kuri statu yawe. Voilà, mwese hano benshi mufite WhatsApp. Aha, reka noneho tuvuge tuti ntitubeshyane. Gusa ikibazo cya WhatsApp yawe wenda irebwa n'abakristo ahanini, nicyo cyaba ikibazo. Kandi twe turimo gushaka intama zazimiye, kandi izo ntama zazimiye ni wowe uzizi. WhatsApp yawe, status yawe ireba n'abantu wenda benshi bakijijwe, nabyo si bibi. Ariko ntihaburamo n'umupagani umwe wenda ureba ugakubita ubutumwa kuri statu yawe, ubutumwa runaka ukabushyiraho uzi kubusoma ari bwumva ijambo ry'Imana. Amen. Cyangwa ugafata video washimye kuri YouTube, ubona ati iyi video ishobora kuzanira umuntu agakiza, ukayishyira kuri statu yawe, aho gushyiraho bya bintu bidatanga ubugingo, amafoto y'abantu barimo kwiruka, ya football y'ibindi, ibyo ukabireka. Statu yawe kuva uyu munsi ukajya ufata amavideo ubona y'umuvugabutumwa runaka wakurikiye, ukumva ko ari ubutumwa bushobora gufasha isi, ugashyira kuri status yawe. Muri babandi 100 bareba stati cyangwa 200, ntihazaburamo n'umwe umupagani azaklikamo, wenda utanabiza ntanabikubwire. Ariko mu ijuru uzajye kumva ngo ngewe kanaka Somaire yashyize statu yiwe, ndangije nyifunguye numva ijwi rimbwiye ngo nkandemo, maze gukandamo, uko niko gukizwa kwanjye. Uwo munsi uzambara ikamba y'uwo muntu kandi utabizi, kandi nubwo atakizwa uzaba ushoje mission Imana yaguhaye. Imana idushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Telefone zacu, ama message biki byose twiga ubwo uburyo ki dushobora gukora mu buryo bwihariye. Ducunguza uburyo umwete dukoresha ibyo bikoresho hakiri ku manywa. Ubundi buryo ushobora gukoresha ni ugukoresha ibikorwa, imirimo myiza ugirira abataramenya Yesu. Ibikorwa ni ikintu gikomeye bavandimwe, gikomeye cyane. Ibikorwa gute? Ushobora kuba uri muri quartier uza abantu badakijijwe ariko bakennye n'urugero, ukajya ufata mu byawe ukabera imbuto kubafasha mu bintu bimwe na bimwe, yewe utababwiye Yesu, ukabikora 1, 2, 3. Ku kazi uza umuntu mukorana afite ikibazo iki n'iki, niba hari ukuntu ufite nubwo kaba gato ukagakora. Aho wiga ukabuza umwana udakijijwe, abuze minerval, we warishyuye, ukumva ari muri stress yo kwirukanwa. Niba ushoboye gutera inkunga yaba 20,000 yaba 30 ku yakeneye, ukamuha, ukamufasha, utamubwiye Yesu. Ibikorwa byiza, imirimo myiza, iyo ngiyo iba ari inzira imwe Imana inyuramo kugira ngo ubutumwa buvugwe. Ejo abo baturanyi bawe werera imbuto muri ubwo buryo. Nujya kubabwira Yesu ni iminota 2, ndetse nabo ubwabo hari igihe baperereza batari kose kanaka ko agira umutima mwiza, ko akora ibi bintu bite. Baperereza bagasanga ko impamvu bikora ni ukubera Yesu yuzuye muri wowe. Bene uwo nguwo ntatinda mu makorosi, ahita akizwa vuba na bwangu, kuko aravuga ati uyu muntu ni umuntu w'Imana. Ibyakozwe n'intumwa ibice 9 ku murongo wa 39 turabona inkuru y'abapfakazi bereka Petero imyenda Dorokasi yabadodeye. Dorokasi ariwe Tabita yabadodeye mbere y'uko apfa. Ibikorwa byiza, imirimo myiza, abo bapfakazi barinda bajya gutabaza bati ntabwo twemera ko uyu muntu agenda, yakoze ibintu bikomeye, duhe amahirwe umusengere Petero yarakoreshejwe n'Imana azura Tabita kubw'imirimo myiza. Ibi nabyo ni inzira imwe Imana iguhaye, twaba duto twaba twinshi, turangwe n'imirimo myiza. Ni nayo mpamvu Bibiliya itubwira ngo iyo mirimo izadukurikira he? Mu rubanza rwa nyuma, ku munsi w'amateka, ku munsi w'urubanza rwa nyuma. Ibyo wibuka n'ibyo utibuka, ibyo wibuka n'ibyo utibuka. Bavandimwe, hari n'ibyo ukora ukanabyibagirwa ukabyibagirwa, ariko wowe wabikoreye ntashobora kwibagirwa.
ntashobora kwibagirwa na gato, na gato. Ariko twigeze rimwe, harenze imyaka, twigeze kumenya amakuru, njye n'umufasha wanjye tumenya amakuru y'umuryango umwe w'inshuti bari mu bihe bikomeye, hahandi no kubona ikiro cy'umuceri yari ibibazo bikomeye. Tujya inama na madamu, dufata amafaranga, tujya ku isoko turahaha, duhaha ibintu byose bishoboka, imiceri, isukari, amavuta, ibishyimbo, bya bindi by'ibanze, bya bindi iyo ubifite mu rugo uba utekanye. Dukubita mu modoka, dufata urugendo, turagenda. Tugezeyo turabitanga. Twinjiye mu rugo, uwo munsi bagombaga kuburara, nta n'amazi yo kunywa bafite. Babibonye, umudamu barabyakira, araturika, ararira. Tuti se ni ibiki? Ati Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Aravuga aduha ubuhamya y'ukuntu ibintu noneho uretse ibyo twari tuzi byari bikomeye birenze urugero. Dushima Imana, turasenga, turasezerana, turagenda. Byararangiye kera. Noneho ndi Burayi, mu gihe gishize ndi Burayi, sinzi ukuntu byagenze, iwanjye birivanga. Nawe Yesu yamugiriye neza, amakuru amugeraho, arasimbuka ajya kureba madamu, aramubwira ati bimeze gute? Agira icyo akora kandi mu buryo bwiza. Abikora, aramubwira ati ngo hari ikintu mwakoze, ngo ujye unshimira umugabo wawe, mwakoze gutya na gutya. Ati si ikiha? Aturibuka gutya na madamu. Ati ryari? Ati ibuka gutya na gutya. Ati ambo. Ubwo madamu yaje kubimbwira, sinanabyibukaga shwida, byararangiye. Ibyo biba kuri benshi muri twe, biba kuri benshi mu bantu batuye iyi si. Umunyarwanda yaravuze ngo gira neza wigendere, kuko iyo neza uhura nayo imbere mu gihe kiri imbere. Ni ukuvuga ibikorwa ni inzira yoroshye, nziza, iryoshye cyane y'agakiza. Birashoboka ko wowe utazabyibuka, ariko wabikoreye azabyibuka iteka ryose. Kandi ikiruta byose, nubwo nawe atabyibuka ko si ngombwa, ijuru, ibitabo by'urwibutso biriya byandikwamo ibikorerwa hano ku isi, byo ntibizabyibagirwa, kuko ku munsi w'urubanza rwa nyuma ngo ibitabo bizabumburwa. Ngo ariko kimwe muri byo ni igitabo cy'ubugingo, ariko ibindi hazaba harimo ibitabo by'urwibutso. Ibyo dukora, aya materaniro turimo, birandikwa. Ibyo wakoze byose kuva uri ku isi mpaka ugiye, birandikwa. Ndetse handikwa ibyiza n'ibibi, kuko ibibi bizagucira urubanza, ibyiza bizakwambika amakamba. Nicyo tugomba guharanira. Turangwe n'imirimo myiza kugira ngo Umwami Yesu abashe kwigaragaza binyuze mu mirimo myiza, ibikorwa, imirimo myiza y'abera mu izina rya Yesu. Ikindi cya karindwi, 1 2 3 4 5 6, cya gatandatu, sibyo? Cya gatandatu, ikindi cya gatandatu ni ikintu cyo gikomeye cyane Petero akiduguhuguriramo. Ikintu gikomeye, ukoresheje imyitwarire yawe. Ahangaha bitandukanye n'imirimo. Imirimo, umupagani agira imirimo, umukristo agira imirimo. Ariko umupagani ntagira imbuto z'umwuka wera, wagira kamere, imirimo ya kamere. Wowe mukristo nanjye, twe tugira imbuto z'umwuka. Abagalatiya 5, imbuto z'umwuka n'imirimo ya kamere. Abagalatiya 5 guhera ku murongo wa 22. Bene data, iki kintu, iyi ngingo ya gatandatu ni ingingo ikomeye cyane. Ukoresheje imyitwarire yawe, ukoresheje ubuzima bwawe bwa buri munsi, ibi tubisengere, Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Wowe nanjye duhore ducunga ubuzima bwacu bwa buri munsi, mu myitwarire yacu ya buri munsi. Imyitwarire y'umuntu ivuga ubutumwa.
mu buryo bukomeye. Aho wiga itware neza, aho usengera itware neza, aho ukora itware neza, aho uca hose itware neza. Reka dusome Petero wa mbere ibice 2:12. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Ijambo rikomeye. Tugire ingeso nziza hagati y'abapagani, twigana n'abapagani, dukorana n'abapagani, yewe dusengana n'abapagani. Ibyo nabyo bibaho cyane. Duca mu nzira ya buri munsi y'igipagani. Igipagani nicyo kiganjije cyane, niyo si tumara mu mwanya munini mu isi y'abapagani. Noneho duharanire kugira ingeso nziza. Umuntu wese nabona mwene data, nakubona nambona, avuge bati bari abantu n'abanyengeso nziza. Ingeso nziza ni imwe mu nzira ikoreshwa mu kuvuga ubutumwa, ngo kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, muzi ko abapagani benshi bajya baduciraho urubanza, mwarekasha bari abateka mutwe, reka ari amabandi, reka iyo ni imitwe baba barimo sha, reka gukizwa se ni ibiki, reka rekana nabo ngo nibo banyabyaha ba mbere. Izo ni imanza baba baducira, aho dukora, aho twiga, aho tunyura hose baducira. Bamenya kuri umurokore, abakuvuga bakabaho tu, yewe nta nikosa bakora. Ariko noneho reka ingeso yawe nziza izatume babona ko ukijijwe. Niba kuvuga nabi, ntuzabasubizanye nabi. Niba kugambanira mu kazi ukabimenya, ntuzarakare nk'abapagani. Nushwana n'umuntu, ntuzashwane igipagani. Ntuzemere ko imirimo ya kamere yica imbuto zawe z'umwuka zikurimo. Ingeso nziza, wari wabona umuntu akakutuka akakuvuga, warangije ukamureba ukamubwira uti Imana igumugisha. Ejo habaye impamvu yatuma umugirira neza, ya mirimo ivuga ngo imirimo yanyu myiza ngo izabatere guhimbaza Imana, ukamugirira neza. Yakora anniversaire akobona umuhaye kado kandi yarakugambaniye mu kazi, cyangwa se yaragututse mu kazi, cyangwa se yarakugiriye nabi mu kazi. Ariko igitondo kimwe akabona anniversaire irabaye ku kazi, mu bantu atakekaga ko ushobora kumuzanira gift, akabona umuzaniye isaha nziza y'ibihumbi 30, y'ibihumbi 50, y'ibihumbi 100. Ngo bene ibyo ngibyo umeze nk'umuntu umurunze w'amakara yaka umuriro ku mutwe. Ntabisobanukirwa, bakati uyu muntu namugiriye nabi, angiriye neza, bimukorogoshora mu mutwe no mu mutima. Kubera iki? Ufite ingeso nziza. Ntabwo ukora ibintu bya gipagani, yaba mu kazi, yaba mu mirimo ushinzwe. No, abantu noneho muri wa munsi ngo bizabatere guhimbaza Imana ku munsi wo guhindurirwamo. Haleluya! Wo kugendererwa musore. Umunsi Yesu igihe cye nikigera ko agendererwa, azavuga ati mbitewe n'ingeso nziza zuriya muntu. Timoteyo wa mbere ibice 4:12. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo. Mwene data, urashaka kuvuga ubutumwa, urashaka ko ubutumwa utanga bwera imbuto, umvira ijambo. Ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, amen, ku byo uvuga no ku ngeso zawe, no ku rukundo, no ku kwizera, no ku mutima uboneye uticira urubanza. Bene ibi ngibi ubutumwa aho uzanyura hose, ubutumwa buzivuga pe, ntabwo bizagusaba imbaraga nyinshi na gato. Yakobo 3:13 ngo ninde muri mwe umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Ni iby'agaciro gakomeye bavandimwe, ngo ninde muri mwe umunyabwenge kandi w'umuhanga. Ibyo ngibyo niba uri umunyabwenge mu buryo bw'umwuka, ubyerekanisha ingeso nziza n'imirimo, mu mirimo yose ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi, ugira ingeso nziza, ugira ubugwaneza,
ubwenge bwo gusobanukirwa uti ibi bintu ngiye gukora birakwiriye muri uyu mwanya, ibyo ngiye kuvuga ese koko nkwiriye kubivuga ahantu cyangwa kubibwira uyu mwene data, ukagira ubwenge bw'abana b'Imana. ubwo bugwaneza bizatuma imirimo ukora yose ihimbazwa n'abana b'Imana uzaba ugiye kubwiriza. Tujye dusenga Imana kugira ngo Imana idufashe mu izina rya Yesu Kristo, idufashe tuba abantu b'abanyabwenge, tugira ubuhanga budasanzwe mu by'Imana, kandi tube dufite ingeso nziza mu mirimo yacu. Kuba umugwaneza ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Hari abantu bagira amahane ndengakamere, hari abantu bagira ibintu umva nta kintu kibabaza nko kubona mwene so ari mu mwuka ariko igitondo kimwe ukubona yambaye imirimo ya kamere. Niwe utukana, niwe uvuga nabi ku kazi, hari ahantu winjira bakakubwira ngo ni umukristo ugafunga umunwa ugahumiriza. Yakwakiriye ate n'agasuzuguro kenshi, aravuga ate n'agasuzuguro kenshi, ariko mu kanya ukabona ari muri Bibiliya. Iyo si ingeso nziza. Amen. Tuba abantu duharanira iki kintu. Ibyo byose ubifite uzavuga ubutumwa bwiza ku giti cyawe. Ibi ni ibintu biranga mbere yuko ujya muri groupe, ibi ni ibintu biranga umuntu ku giti cye, ku buryo agiye no mu magroupe y'ivugabutumwa, mu idini se cyangwa se mu itsinda ry'ivugabutumwa nk'iri, yera imbuto nyinshi, yera imbuto nyinshi. Murabizi abo twari kumwe muri Les 12 Ouvriers cyagiye cy'intambara zikomeye, muribuka uburyo kikamere zahagurutse mu bantu tutakekaga na gato ko ashobora kugira kamere bene iyo ngiyo. Avuga Yesu amanywa na nijoro, avuga amaverse menshi cyane, ariko iyo bigeze mu gihe cyo kugeragezwa, cyo mu gihe cya kindi cyo kumenya uyu ni umukristo cyangwa se umukristo, icyo gihe umenya uko ibintu bimeze. Abantu bavuze ibintu amatwi turayafunga. Kubera iki? Nuko nguko biba byagenze, sibyo? Ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Amen. So tugana ku musozo vuba vuba. Uburyo bwa kabiri bwo kuvuga ubutumwa ni bwo kujya gusarura, ni uburyo bwa babiri. Uburyo bwa mbere ni umuntu ku giti cye. Uburyo bwa kabiri bwo kujya gusarura ni nkuko muri Les 12 Ouvriers tugavuga tuti tugiye gukora igikorwa kivuga butumwa. Dufashe kuwa gatandatu kumwe dufasha abantu, turavuze tuti mu Rwanda hano abari i Kigali ni muze duteranye duhuye turi 20. Turavuga tuti noneho tugiye kohereza babiri. Abo babiri nkuko muri Luka ibice 10 ijambo ry'Imana ratubwira ngo hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma babiri ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose naho yendaga kujya hose. Arababwira ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, nuko mwinginge nyiri ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. 3, ni mugende dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Ubu ni uburyo bwa kabiri bwo kuvuga ubutumwa. Niba ubwa mbere wabushoboye, dore n'ubundi ubu ngubu bugira imbaraga mu buryo bw'umwihariko, kuko ababiri barutumwe. Iyo mugiye muri babiri, umwe ashobora kuba arimo kuvuga, undi arimo kwinginga mu mutima, arimo gusenya imbaraga z'umwijima zishobora kugota uwo muntu no kuboha uwo muntu ntiyumve ubutumwa. Bigira imbaraga. Niyo mpamvu Yesu yatoranyije babiri, ni mugende muvuge ubutumwa. Baragenda, kandi koko Imana yabakoresheje ibitangaza n'ibimenyetso. Iyi ni imwe mu strategy ayangaya akunze gukoreshwa na group, ariko n'abantu ku giti cyabo bashobora kwiyumvikana. Umuvandimwe umwe akabwira umuvandimwe wundi ati bana twapanze muri weekend tuzajye kuvuga ubutumwa. Ati okay tuzagende. Bagafata imodoka cyangwa bakurira amagare cyangwa bakagenda n'ibirenge urugendo runaka bakajya ahantu bakajya kuvuga ubutumwa. Ubu ni uburyo bubiri. Aba babiri barutumwe. Imbaraga zibakoresherezwamo ziba zikomeye cyane, kandi umwe aba ari umurinzi wundi, undi aba ari umusenzi wundi, undi aba ari umufasha wundi. Amen. Ibyo byose ntago twakwitwaza na gato ko tutazavuga ubutumwa. Niba utazi kuvuga, uwo mujyanye azavuga, wowe winginge. Buri muntu wese muri twe azi kwinginga mu mutima, ntawe ubibona, mwicaranye arimo kubwira mwene se ubutumwa, nawe uri mu mutima urimo guhamagara Umwuka Wera. Umwuka Wera amanukira uyu muntu, asobanukirwe, akizwe mu izina rya Yesu. Oh haleluya.
izo ni imbaraga za babiri. Hano sindi buhatinde, n'aha gatatu simpatinda kuko aho nashakaga cyane ni ahambere, kuko nirwo rufatiro, nicyo cyitwazo cy'abantu benshi bitwaza ngo nge simbizi sinkora iki. Ibi byose ntabwo uzaburamo icyo ukora kugira ngo icyo Imana yagushyizemo gisohore kandi kizane benshi kubwo gukiranuka. So Imana ikomeze iyi strategy ya babiri no muri Les 12 ouvriers tuzayikoresha muri bya tsinda ry'abagenda. Hari igihe tuzajya dukora amakampanye nk'aya ngaya, tuvuge tuti muri Canada ese birashoboka ko abari hafi, abaturanyi hafi, mwifatanya weekend imwe cyangwa mu mibyizi mu kubita ubutumwa ahantu nuka. Yego, icyo gihe bakagenda bakavuga ubutumwa. Ibi kenshi birapangwa, umuntu ku giti cye abikora uko ayobowe, ariko ibi ngibi kenshi birapangwa hagati y'abantu bombi cyangwa biturutse mu itsinda. Uburyo bwa gatatu bwo kuvuga ubutumwa ni ukujya gusarura turi mu itsinda. Turi mu itsinda nk'uko ibyakozwe no mu bice 21 guhera ku murongo wa 8 bitubwira ngo bukeye bwaho tuvayo tugera i Kayisariya, twinjira mu nzu ya Filipo umubwiriza butumwa bwiza n'umwe muri ba bandi 7 ducumbikayo. Filipo, wa wundi Filipo twavugaga wari Samariya, hari abantu benshi batazi ko Filipo yari afite umugore n'abana. Ducumbikiwe 9, uwo yari afite abakobwa 4 babari bahanuraga. 10, tugitindayo iminsi haza umuhanuzi witwaga Agabo avuye Yudaya. 11, ageze aho turi yenda umushumi wa Paulo awibohesha amaguru n'amaboko, aravuga ati Mwuka Wera aravuze ngo nyiri uyu mushumi niko abayuda bazamubohera i Yerusalemu bamutange mu maboko y'abapagani. 12, tubyumvise twebwe n'abantu baho turamwinginga ngo atajye i Yerusalemu. 13, ariko Paulo aratubuza ati niki gitumye murira mukameneka umutima, uretse kuboherwa i Yerusalemu gusa niteguye no gupfirayo kubw'izina ry'umwami Yesu. 14, yanze kutwumvira turicecekera tuti iby'umwami ashaka bibeho. Aha turabona ni itsinda ry'abavugabutumwa, ni itsinda ry'abasaruzi bari bagiye mu murimo. Ahangaha Paulo yaravuye muri Efeso mu bice 20, hahandi yasezeraga abakuru b'itorero rya Efeso. Aragenda, misiyo yari afite kwari ukujya i Yerusalemu, ageze ahangaha bashaka kumubuza kugenda, ariko we n'umwuka umurimo aravuga ati ibyo ntibibahangayikishe, ngewe niba ari no gupfa nzapfirayo, mwe guhagarika umutima, mwe kugira ubwoba, niba ari Imana yahisemo no gupfa nzapfirayo. Iri ni itsinda ry'abagenda bari mu groupe. Amen. Ubu ni uburyo bwa gatatu. Ni ukuvuga ko muri Les 12 ouvriers tuzavuga ubutumwa umuntu ku giti cye, itsinda rya babiri n'itsinda muri rusange. Kwa kundi duhaguruka tukajya i Burundi turi itsinda, cyangwa tukajya Rutsiro cyangwa Butare cyangwa Gitarama, Muhanga, gutyo. Iryo ni itsinda. Ibi byose kugira ngo ubutumwa bw'Imana buvugwe. Amen. Ibyakozwe no mu ya 19 naho hari inkuru y'itsinda, ni menshi, amaverse ni menshi twatanga agaragaza uburyo ki abantu bashobora kuvuga ubutumwa bakoze mu matsinda, cyangwa se bakoze babiri cyangwa se umwe ku wundi. Imana itanga agakiza, Imana itanga iyerekwa, Imana itanga itaranto mu izina rya Yesu Kristo, ihe buri umwe wese imbaraga n'ubushobozi bwo gukoresha itaranto yahawe mu izina rya Yesu, kugira ngo ejo n'ejo bundi utazisanga imbere y'uwaguhaye itaranto arimo kukubaza raporo udafite icyo umusobanurira. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese uri hano ku rubuga, umuntu wese uzakurikira ubutumwa, imbaraga z'Imana zimumanukire, amavuta y'Imana mumanukire, Mwuka Wera w'Imana ukora imirimo ihambaye mu buzima bw'aba bene data, kugira ngo izi nyigisho zitazinjira iburyo zisohokere ibumoso, ahubwo bazitekerezeho amanywa na nijoro, bagende bavuga ubutumwa. Aya mahirwe kenshi mu nsengero ntitwayabonye, kuko mu nsengero batwigishije kwicara tugakorera pasiteri, tugakorera umurimo mu nzu iyo ngiyo tubamo,
ariko ni gake cyane cyangwa se n'umwe ku ijana badutoje kujya gusarura. none ubuntu mwami udufashe kugira ngo tubashe kubuhishurirwa no kubushyira mu bikorwa. uwo mugisha buri umwe wese kandi usobanuye buri umwe wese, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu, amen. Mw'ijoro ry'umugisha harimera mu butumwa kw'itorero.